Hello guys, muri iyi video ngiye kukwereka uburyo bubiri wakifashisha ukaba wakorera amafaranga kuri TikTok. Ariko ndagira nkubwire ikintu kimwe, hano online nta mafaranga y'ubuntu uzahakura. Ikitazagusaba gushora amafaranga yawe kizagusaba kugitakazaho umwanya kugira ngo wunguke. Rero muri video ngiye kuba nakwereka uburyo bubiri bwizewe 100% wakoreramo amafaranga kuri TikTok. Ariko ndagira nkubwire ikintu kimwe, hari igihe umuntu aza akakubeshya ngo mu Rwanda ngarawufungurira ngo TikTok international TikTok account ngo we wakinjiza amafaranga kuri video zawe ngo views wagize. Ibyo ngibyo yarakubesha. Yego afite ukuntu yinjiza amafaranga ariko nagashaka kubikubwira. Ubwo buryo rero yinjizamo amafaranga yaguhishe ngirirwe nje kukubwira. Rero weho ikintu usabwa no kureba video mpaka yigeze ku musozo. Nubwo ino video igufashije wibuke gukanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo ukubana n'ibindi bintu byinshi ducisha kuri iyi channel. Okay, reka dutangire. Okay guys, twatangiye nkuko mubinyereye hano kuri iyi channel turabanza tukabirika ko ibintu byizewe. Urabona nje hano kuri TikTok studio, ako hano gukoresha application yitwa TikTok. Hari TikTok na TikTok Lite. Ibyo bintu byumenya kubitandukanya. Urabona hano kuri balance ifite $3 n'ibice. Aha kuri estimated rewards ifite $1.99. Noneho hari impamvu ahangaha aya nayo meruka gukorera. Irani ni toto yose. Hari gatatu ni toto yose kuri balance nyine. Kanze hano ariko hara estimated rewards ntago biza hano kuri balance hazaho toto yose. Hazaho toto icyarimo. $3 n'ibice. Noneho ari amacoin niyo abantu bakoherereza akavundwamo amafaranga. Ntago TikTok ari guhemba, na abantu bakoherereza amacoin. Hano mu Rwanda nyine ntago system yo guhembwa na TikTok ntayibamo. Nta abantu bakohereza amacoin. Noneho ibira byo kuzanamo creator rewards program iri gufungura hariya hasi hari Rwanda, urahakanda ukaza ugahitamo igihugu kiri verified, ugahita none ukanda hano kuri konti, ugahita ukomeza creating. Akunda ko nagira ngo mwabereke hari igihe umuntu akubeshya ngo agiye kugukorera TikTok hemba ngazane ngagukoreremo creator rewards program ngayikuzaniremo, kandi ntago ari ibintu bikaze, n'uguhindura igihugu hariya gusa ugacreating ibindi bisanzwe. Noneho ahangaha tugiye kureba uburyo bwa mbere namarayi ntukujya live. Bara abantu mubona bari kuri live, kujya live ntago bisaba kamera ngo bisaba iki. Ushaka wakora audio live utagaragara nyine ari kuri kuvuga, ugashiraho nk'ifoto mujya mubibona. Urugero kanze mbereke nk'uyu muntu uri live, ntago bizagusaba kamera. Urabona nk'uyu muntu ari live, kanze mbibereke ari live ariko nyine hariho ifoto gusa. Nawe iyo udashaka kugaragara urabikora. Noneho iyo umuntu ashaka kumwohereza aya nta macoin. Urabona kugira uforcing umuntu kuguha amacoin niyo gutanga aba followers. Nk'ura muntu uri hejuru ufite wabonye aba followers benshi kuri live y'umuntu, hari ni uba watanze baba bashizeho amacoin yabo kugira bagume hari hejuru. Aya nta yandi live ugenda ubona. Noneho uburyo bwa kabiri ni gufungura icyo bita video gift, ariko ukaburishwa ko content yawe umuntu azayikunda akakohereza amacoin. Nyine ni kura ukora ko uba wakoze video umuntu aba yaba yayikunze akaba yagufasha akakohereza nk'agashimwe nyine. Nahangaha rero bibera muri video gift, ntago ari TikTok iguhemba, ni umuntu nyine ushimishwa n'ibintu wamukoreye. Ahangaha biragoranye, bisaba kuzuza aba followers 10,000 n'ibindi bintu by'ingenzi nabyo mushaka twaza bisobanura ko icy'ingenzi ni ukuzuza aba followers 10,000. Rero nje inama nabagira ni ugukoresha live stream, kuko live nyine isaba aba followers 1,000. Nicyo kintu cya mbere ugomba kuba warujuje. Kujya live bisaba kuba warujuje aba followers 1,000, ariko video gift iragoye cyane, isaba aba followers 10,000. Rero inama nabagira ni ugukoresha live stream. Rero ubaye ushaka kumenya uburyo wajya live, audio live utagaragara, byose wamwira hano muri comment ngazabibakoreraho. Ariko nyine bitewe na content yawe ushobora no kuva live nta n'igiceri na kimwe ubonye. Nyine biterwa na content yawe, utazagenda ugakora ukavuga ngo uzabona amafaranga, bizaterwa na content yawe. Rero iyi video ibaye yagufashije wakanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ujye ubona ibindi bintu byinshi tunyuza hano. Ufite ikibazo wajya muri comment ukaba wambwira nagusubiza.